imbere umugore kandi gusezeranyije ko azaguhemukira mu buzima bwacu mu mibereho yacu ari mu mahoro no mu makuba waba muzima cyangwa se urwaye uburyo uzagukunda kandi uzakubaha iteka ryose kugeza gupfa. Mu buzima umuntu agira ibirori by'ingenzi bitatu mu buzima bwe: isabukuru y'amavuko, ubukwe ndetse no guherekezwa iyo yitabye Imana. Kimwe mu birori bishimisha ikiremwa muntu harimo no gukora ubukwe, gusa harimo abo bidahira ngo ibyo birori babikore bitewe n'imibereho itandukanye tugenda tubamo mu buzima bwa buri munsi. Twagirimana Auguste na Nyirandabateze Verediana bo mu karere ka Rubavu bafite ubumuga kuri uyu wa gatandatu bakoze ubukwe budasanzwe. Ni ubukwe bwahuruje imbaga n'iyo nka ntiyasigaye. Mu byishimo byinshi inshuti n'abavandimwe bafashe iya mbere mu kumushyigikira maze nabo babirahirira. Auguste Twagirimana nemeye ko we Verediana Nyirandabateze imbere umugore kandi gusezeranyije ko azaguhemukira mu buzima bwacu mu mibereho yacu ari mu mahoro no mu makuba waba muzima cyangwa se urwaye uburyo uzagukunda kandi uzakubaha iteka ryose kugeza gupfa. Jewe Verediana Nyirandabateze nemeye ko we Auguste Twagirimana imbere umugabo kandi gusezeranyije ko ntazaguhemukira mu mibereho yacu ari mu mahoro no mu makuba waba muzima cyangwa urwaye ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugera gupfa. Ntawe bitashimisha keretse ari umwanzi w'ibyiza. Bamwe mu bafite ubumuga babana nawe mu buzima bwa buri munsi ndetse n'abasanzwe bamuzi bitabiriye ubu bukwe baganiriye na Rise Up Media TV nabo badusangije ibyishimo bafite ku bw'aba bavandimwe. Twanduwayo Juma ngorari ku mupaka ndi mu koperative Kotraro. Kotraro. Muri koperative ndakeka uyu muntu wasezeranye mwari muri koperative mwe. Abo bose n'abagenzi bacu tukorana ku koperative. Njya urabibona ute ese igikorwa urakibona ute yakoze cy'ubugabo cy'indakemwa? Niko fiere sinzi ukuntu nabisobanura mu Kinyarwanda. Ndishimiye cyane kubona twageze hano bakatwakira kandi bakatukorera ceremony ng'abandi bose. Urumvise ndishimiye cyane kubera nabonye n'abandi batari bamugaye hano si twe nyine turi hano ariko turi exemplaire twakoze ubukwe bumeze neza kwanza nje ndishimiye cyane. Turabona kuri kote ebyiri haba ku mukobwa afite ikibazo cyo kubana n'ubumuga ndetse no ku mugabo nawe afite ikibazo cyo kubana n'ubumuga. Ese weho ku giti cyawe urabibona ute? Ese hari icyo bigaragaza muri societe nyarwanda? Birabigaragaza bose bwa mbere tubibonye kubera ni bwa kabiri tukoze officiellement tubikoze ni umukire kwanza yamaze gukira kubera mugore we arakora n'umugabo arakora bose bafite ubumuga kandi y'amaguru ariko hano tafa nini kitandukanye ni kubera uriya umwe umukobwa ndaba areba ariko umugabo arareba ariko ndamaguru fite. Ubukwe bwadushimishije cyane ko nubwo abanyamuryango bacu bombi ba koperative ari umukobwa ni umunyamuryango wa koperative ari n'umugabo ni umunyamuryango wa koperative. Umukobwa ntagabona ni umuntu utabona, undi ni umuntu ufite ubumuga bw'ingingo yitwa Twagirimana Auguste, umukobwa yitwa Nyirandabateze Verediana, bose ni abanyamuryango ba koperative Kotraro. Biranshimishije
byanshimishije. Byagushimishije? Ese wowe tubwire wabibonye ute ukimara wari uzi ko biriya bintu byabaho kubaho abantu babana bahuje ubumuga? Nari nzi ko byabaho. Wowe tubwire nyine, twubwire imyumvire yawe kuri buno bukwe. Byanshimishije gusa Twagirimana na Nyirandabateze ubwo bamaraga kuva muri kiliziya baganiriye n'itangazamakuru ritandukanye, gusa natwe ntitwari kubura kuhababera nka Rise Up Media TV badusangiza ibyishimo bafite kuri uyu munsi wabo w'ubukwe udasanzwe. Dukora ibintu by'akavumana yanjye tugize amahirwe tukagera kuri iyi ntambwe. Uyu munsi uzajya wibuka gute mu mateka yawe? Nzajya nkwibuka nk'umunsi w'igitangaza Imana yagiye inkorera mu by'umwihariko mwese mubanye mufite ubumuga butandukanye, ariko se urukundo rwanyu rukwiriye gutanga butumwa ki hanze aha ku bantu bafite ubumuga n'abatabufite? Ubutumwa bikwiye gutanga ni uko buri muntu wese agomba kumenya ko kugira ubumuga atari ukubura ubushobozi. Kugira ubumuga, umuntu ufite ubumuga yemerewe gukunda, yemerewe kugira uruhare ku rukundo, yemerewe gukora icyo ari cyo cyose nk'ibyo abandi batamugaye bakora. Uriya mwateretanye igihe kingana iki? Ni kirekire. Tubwire ugereranyije. Ngereranyije hashize nk'imyaka nka 15. 15 yose muteretana? Rwose. Ubu birabaye rero. Ntabwo wageraga ukavuga ko inda rimwe na rimwe bizazamo kirogoya? Oya ntabwo. Nkurikije imyitwarire y'umukunzi wanjye n'ibitekerezo byiza namwumvanaga, ntabwo numvaga ko hari icyarogoye. Nawe reka tumubaze akari ku mutima. Uyu munsi 15 ngo niko mwateretanye mu myaka 15 yose. Uyu munsi ibyishimo byawe birangana gute, wabyakiriye gute? Nitwa Nyirandabateze Diana. Uyu munsi ni uw'ibirori n'ibyishimo kuko ari umunsi uhoraho yigeneye, ni nawe wagennye ko biba bityo. Jyewe narambagijwe na benshi, ariko uyu munsi Nyagasani yagaragarije imiryango yanjye na kiliziya, inshuti zanjye, umugabo ubahiga bose. Kuba rero twarakundanye umva binteye ishema, kuba yarahisemo ko mubera mutima w'urugo kandi yarabonye ko bishoboka muri ubu buzima ndimo bwo kutabona. Ntabwo bwamubereye inzitizi ngo yumve ko kumubera umufasha hari icyo bizamuhombyaho mu rugo rwe. Ibyo nkabishimira Imana, kandi Imana nzayikomeraho. Hari umuvandimwe dusengana kenshi iyo turi muri adorasiyo, azamura igisingizo ngo Mana yanjye nzakunambaho, nanjye nzayinambaho mu rugo rwanjye n'umugabo wanjye, nk'uko yabonye ko nkwiye kumubera mutima w'urugo, nzamubera mutima w'urugo kandi mubera umufasha akwiriye nk'uko Imana yabigennye. Iyi ni Rise Up Media TV, kora subscribe kuri wowe utarayikora maze ujye ubasha kubona inkuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Ntimugire umujinya kandi ntimurakare.